Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha bene data. Mwese abo tubana mu bihe byiza byo gusenga, aho uherereye hose, duhereje Imana icyubahiro niyera. Mwene data, wongere ubone kugira neza kw'Imana. Imana ikwishimira ikurebe neza kubwo gufata umwanya wawe tukabana mu bihe byiza byo gusenga. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza kubwo kubonera Imana umwanya, ukagira ibihe byiza byo kuba imbere y'Imana. Imana rero ikwishimire, Imana ikunezeze. Uyu munsi uhure n'umugisha wawe, uyu munsi ukuboko kwera kw'Imana kukubeho. Ni ukuri ndifuza ko muri iyi weekend Imana igusetsa tugiye kwinjiramo. Ni ukuri Imana izabane nawe kandi ukomeze kuba mu kw'Imana. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Muri kumwe na Bishop Leonir, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Iki cyumweru twabanye mu bihe byiza byo gusenga. Imana iguhe umugisha wowe twabanye. Turi muri teme igira iti ufite umutima wizera niwe ugera kure. Twasanze ko iyo ufite umutima wizera ujya usingira n'amasezerano yawe ukayabamo. Iyo ufite umutima wizera ujya ugenda wumva yuko uri hamwe n'Imana, Imana ikugose iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma. Iyo ufite umutima wizera ujya ugira ibihe byiza byo gusenga, ukazamuka ikirere, ukabona yuko Imana ikwegereye cyane, kandi ko imigambi y'ababisha bawe nta kivuze. Kuko iyo ufite umutima wizera ubutsinzi buturutse ku Uwiteka. Iyo ufite umutima wizera, yewe n'iyo urwaye wizera gukira kandi ugakira. Iyo ufite umutima wizera kurya Imana igaca inzira ikaguha akazi nawe ugakora. Iyo ufite umutima wizera watura umugisha muri business bikemera. Iyo ufite umutima wizera ugera kure rwose, kubera kugira umutima wizera. Imana iguhindurira amazina n'amateka. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Twabanye muri ibyo bihe byo gusenga. Imana iguhe umutima wizera, Imana ikureme mu undi mutima mushya, Imana ikuzuze umwuka wera kugira ngo imbaraga z'Imana zigushoboze kwizera nyako, ugire ibyiringiro bifite ubugingo. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Nyemerera rero muri iki gitondo dukomeza dukurutira iyi teme yacu, dukomeze kuba mu ijambo ry'Imana. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Mariko. Turasoma ibice 12. Imana ishimwe. Turahera ku murongo wa 28 tugeze kuri 30. Titire y'ijambo ryahanditse ngo itegeko rirusha ayandi gukomera. Imana ishimwe. Iyo ufite umutima wizera ugomba kugendera muri iri tegeko rirusha ayandi gukomera. Imana ishimwe. Nimba uri umukristo ukaba utubaha iri tegeko rirusha ayandi gukomera, birashoboka ko umutima wawe waba ufite ikibazo cyo kutizera Imana, cyangwa se ukaba wumva umutima wawe utizera Imana wose. Ariko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo hari itegeko rirusha ayandi yose gukomera. Ufite umutima wizera rero kandi ukeneye kugera kure, iri tegeko ujye ugenda uryigengesereyeho, uryubaha, wicisha bugufi munsi y'imbaraga z'Imana, wicisha bugufi imbere y'Imana ishobora byose, Imana yakuremye. Imana ishimwe. Dusome twihuse. Nuko umwe mu banditsi yumvise bajya impaka, amenya yuko abashubije neza, aramwegera aramubaza ati, mbese itegeko ry'imbere muri aya yose ni irihe? 29. Yesu aramusubiza ati, iry'imbere ni iri ngo, umva Isiraheli, Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Nuko rero ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Irya kabiri ni iri
rya kabiri ngiri, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nta rindi tegeko rirusha ayo gukomera. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Nakubwiraga ngo ufite umutima wizera niwe ugera kure. Yesu Kristo atubwiye neza yuko icya mbere ari ukwizera Uwiteka. Niryo tegeko riri imbere cyane. Riravuze ngo Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Nuko rero ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose. Ikibazo ushobora kumbwira ngo njyewe nkunda Imana. Ushobora kubimbwira rwose, ndetse ukabimbwira uri areze, ukabimbwira nta mpagarara zikuriho, ukabimbwira rwose ushize n'amanga, ukabimbwira uti njyewe nkunda Imana. Ariko se ukunda Imana n'umutima wawe wose? Nimba se ukunda Imana uzirikana iby'Imana yanga, none se wambwira ngo ukunda Imana ukaba ukivuruguta muri ibyo byaha byose? None se ni gute wavuga ngo ukunda Imana kandi ugakora n'ibyaha? Kandi uzi ko ibyaha, umunyabyaha, sebuja w'umunyabyaha ari Satani. Ijambo riratubwiye ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose. Iyo ukundisha Uwiteka umutima wawe wose, wirinda icyakwanduriza ubugingo, wirinda icyagutandukanya n'urukundo rwa Kristo, wirinda icyagutandukanya n'Imana. Ijambo rikubwiye ryeruye ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose. Imana ishimwe. N'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Ngo iri ni ryo tegeko rya mbere. Gukunda Imana, ukayikundisha ubwenge bwawe, umutima wawe, imbaraga zawe. Aka kamwanya wowe wiha amanota. Wowe genda wiha amanota. Umutima wanjye ngukundisha Imana. Mu mutima wanjye nta byaha birimo. Mu mutima wanjye nta kintu nubakiyemo kintandukanya n'urukundo rw'Imana, gituma ntakunda Imana. Imbaraga zanjye nzikoresha ibyo gukiranuka. Imana idusange, Imana itugirire neza. Yesu arakomeza aravuga ngo irya kabiri ni iri: ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. None se ubukunda mugenzi wawe wumva ibibi byamubayeho ukabigira ibiganiro byo guseka? Ubu se ukunda mugenzi wawe udashobora kubabanana nawe mu kigerageza arimo? Ubu se ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ahura n'akaga ugaseka ukamukwama? Ese ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ubona imibabaro ye ikagutera umunezero? Ese ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ibyo byamushobeye ahubwo warabigize imfashanyigisho? Ese ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda nimba ababaye utamusura? Ese ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda arwara ntumugereho? Ese ukunda mugenzi wawe gute? Ukunda mugenzi wawe gute? Ndagira ngo nkubwire ngo iri ni itegeko Yesu yavuze, ni itegeko rya kabiri. Arangiza aravuga ngo nta rindi tegeko, nuko yavuze ngo nta rindi tegeko rirusha aya gukomera. Imana ishimwe. Ngo umutima, umuntu ufite umutima wizera niwe ugera kure. Ese uzagera kure gute umutima wawe utizera Imana? Uzagera kure gute imbaraga zawe utazikoresha ibyo kubaha Imana? Uzagera kure gute? Uzagera kure gute? Ijambo rirangije iyi teme twari turimo iki cyumweru tuyisoje. Ijambo ry'Imana ritugira inama yo gukundisha Uwiteka Imana yawe, Imana yanjye, Imana yacu, imitima yacu, umutima wawe wose ugukundisha Uwiteka n'ubugingo bwawe n'ubwenge bwawe. Ibintu biva mu bwenge bwawe ufite ubona ari ibyo gukunda Uwiteka, ari ibyo kubaha Imana. Ese reka nkubaze, imbaraga zawe, ibyo ukoresha imbaraga zawe birimo kubaha Imana? Imana itugire neza. Wizera Imana, ariko ubona wizera Imana uyizera gute? Ndagira ngo ufate aya magambo
uyashyire ku gipimo urebe nimba upimwe, usanze wuzuye kwizera Imana, usanze wubaha Imana, nawe ishyire ku gipimo, wishyire ku munzani aka kamwanya. Ni wowe tuvugana, wowe tubana mu bihe byo gusenga. Nyemerera wongere wisuzume, nusanga hari aho bitameze neza usaba Imana imbabazi. Imana irakugirira neza, Imana ibaha umugisha. Muzagire wikendi nziza. Shalom shalom. Mwuzure urukundo rwo gukunda Imana, wuzure urukundo rwo gukunda bagenzi bawe. Wowe ufite umutima wizera, nibwo uzagera kure. Shalom shalom. Imirimo y'Imana ni myiza, ibyo igukorera ni byinshi cyane.